Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, Rwana Yesu asifiwe. Uwiteka Imana nakomeze kubaha umugisha, Uwiteka Imana nakomeze kuba mu ruhande rwanyu. Ndabasuhuje aho muherereye hose, reka Imana y'amahoro ibampera umugisha, reka Uwiteka Imana abagirire neza. Rwose nkomeze kubashimira cyane ubwitange bwanyu, mwumviriza ijambo ry'Imana, reka Uwiteka Imana abahe umugisha. Ndashaka kugira ngo mutege amatwi muri aka kanya, ni akanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 n'uwa 12 haravuze ngo kandi kuko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. 11 hakavuga ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Kristo Yesu Kristo, nyiri cyubahiro n'ubutware iteka ryose twese, amina. Reka Uwiteka Imana abaha umugisha rero mu mbaraga no mu bushobozi no mu mpano Imana iduha, yaduhereye ku buntu. Buri munsi tuba tuje kubabwira ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Bikorimana Ivan, rwose ndabakunda cyane. Katurebere hamwe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo ibice 5:11. Ni ijambo muzi cyane, riravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshera ibibi byinshi babampora. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana nahise ndihereza umutwe w'amagambo uvuga ngo uzatukwa na bamwe kuko wahindukiye Kristo. Uzatukwa na bamwe kuko wahindukiye Kristo. Gutukwa ibitutsi ku bwa Kristo rero, iyo tubyemeye biduhindukira umugisha bwoko bw'Imana. Kimwe mu bica intege abantu b'Imana nuko iyo umuntu w'Imana yasuwe n'Umwuka Wera akamusaba guhindukirira kugira ngo akizwe, n'ubwoba n'isoni zo guhinduka mu myitwarire no mu mivugire, kuko abo yagendanaga nabo batangira kubona ko yahindutse. Cambere ugira isoni, gaterwa n'ubwoba. Abo wagendanaga nabo gatangira kuvuga utubusubu bibaye bite, ubu ndajya nyura henda cya mbahinguka nka gute, kuko abo mwagendanaga nabo batakikubona burundu kubera uko guhinduka kwawe wahindutse. Nuhinduka uzaba utagishaka kugendera mu nzira zabo, cyangwa gusangira nabo, cyangwa kuvuga ibigambo bavuga, cyangwa kuganira ibiganiro byabo bibi. Bazaguseka, ibyo byose nubireka bazaguseka cyane, banagutuke, baguha amazina y'ubundi bwoko, bakwita amazina no kuguciraho iteka, bagucurire cyane kuko uzaba utagisa nabo, kandi inzira zabo ntabwo zizaba ari kimwe n'izawe. Reka nkubwire ngo ubu bwoba ugira cyangwa se isoni, iyo bikuganje gufata icyemezo guhinduka musha biba bikunaniye. Iyo bikuganjije mu mutima wawe gufata icyemezo cyo kugira ngo uhinduke musha biba bikunaniye, ukabura ingororano zawe kuko watinye ibitutsi, amagambo azavugwa kuri wowe. Dore bamwe kuvuga ati wayahinduye idini, yakoze iki. Uzavugwa cyane, uzavugwa bikomeye cyane, ariko nyine ubitinye ingororano zawe ntazo uzabona, kuko wagize isoni, kuko baguhahanye nawe ugacika intege. Ariko reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira ngo niba gutuka kuko wahindutse ukaba musha,
ni ukuvuga ngo ibya kera byose biba byahise cyane. Uzabareke babikore bagutuke, wowe ukomeze inzira watangiye. Haleluya. Ibyo byose ntibizaguce intege, ntibiguce intege. Nibiba ngombwa ujye uceceka, kuko uba uhiriwe kubera ko Kristo ari wowe wabyivugiye. Uba uri guhorerwa kubwe. Mu yandi magambo baba bamuguhora. Yesu ashimwe. Nkunda amagambo aya ngaya iyo Yesu yatuye. Niba ushaka kuyasoma, uyasoma mu gitabo cya Matayo ibice 26 umurongo wa 32 ugeze ku wa 33, na Matayo 15:3 ugeze ku wa 5. Usoma ayo magambo aragufasha. Rero ntiwange gutukwa, kuko nutukwa bizatuma utanezerwa. Nutukwa bizatuma utanezerwa. Kuko kandi urakumvise, nutukwa niwanga ntiwange gutukwa, kuko nutukwa bizatuma utanezerwa. Ntiwinezeze wowe, ahubwo unezeze Imana. Amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma 15:3, 15 ibice 15 umurongo wa 3 ugeze ku wa 4. Amagambo agariho garakomeye, garavuga ngo kuko Kristo nawe atinejeje kuko byanditswe ngo ibitutsi abagututse byangezeho. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Emera uhinduke, wanga icyaha, inzira wabagamo uzihindure, shikama, uzatukwa, wangwe kubera Kristo. Ahangaha niho ruzingiye, niho abana b'Imana barwanira intambara yo mu mwuka, yo kwemera gutukwa ku bwa Kristo. Kuko ingororano y'abemera gutukwa, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ingororano y'abemeye gutukwa iba yandikishijwe mu ijuru. Kandi abatukwa ku bwa Kristo baba bahiriwe. Imana igukomeze, Imana igukomeze, kuko wowe wahindutse ukarwanya imbaraga za Satani, ukanga icyaha, ukareka gusambana, ukareka ibigirwamana, ukava n'ukuri mu byaha urimo ugahindukira Yesu, ukanavuka ubwa kabiri. Humura, nuhura n'ako kaga ko gutukwa, humura, Imana iri kumwe nawe. Byashoboka nawe waba waratinye ukagira ubwoba. Uyu munsi fata icyemezo, uhinduke mushasha we unyumviriza. Byashoboka kudahinduka kwawe watinya abantu ngo batazaguha urw'amenyo. Kutemera Kristo byatumye n'ukuri mu mutima wawe habamo intambara ikomeye, ngati nimpinduka bazanyanga kandi bazanjya mu muryango. Fata icyemezo uyu munsi uhinduke, ureke bagutuke, n'abakwangu bareke babikore, kuko ntibarasobanukirwa icyo uri cyo, ntabwo barasobanukirwa icyerekezo uri gufata. Niba gutuka warahindutse, unabasabire ku Mana Data ngo nabo ibasure, bamenye ukuri, bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yacu reka itugirire neza, kandi reka Imana itwiteho. Imana ikomeze kugukomeza weho wahindutse mu buzima busha, weho wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Akira izindi mbaraga zo kunesha ibyo bicantege. Abaguca intege bafana ni benshi, bafana ba Satani ni benshi, ariko reka nkubwire ngo rwose komeza urugendo, wicika intege, ahubwo urahiriwe maso y'Imana. Hahirwa, hahirwa, hahirwa. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo hahirwa, hahirwa. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshera ibi byinshi babambura. Satani ntabwo
rwose ikigufiteho uruhari, ihangane weho wakirese umwami n'umukiza wawe, icyo nkwemeje cyo uzatukwa wangwe, ariko haranira yuko izina ryawe Yesu aryishimira, rwose bikemo, emerewe ubikemo, kandi umwo nimwo twakirira imbaraga zo kunesha. Reka Uwiteka Imana gukomeze, ndasenze nkubwira ngo weho wakijijwe uri kuraranganya amaso gusubira inyuma kubera izo nzitizi zo gutukwa, zo kwangwa no mu miryango, komera cyane, we guhangayika, we gucika intege, uzwi n'Uwiteka Imana kandi ntabwo wahemutse. Urugendo watangiye ni urugendo rwiza kandi uzarusoza amahoro. Amen.